Muraho neza, gahunda yo kwiga irakomeje. Uyu munsi turasuzuma igihekane gishya. Niba uri umubyeyi cyangwa ukaba uri hafi y'umwana, turagusaba kumufasha kugira ngo aze kubasha gukurikirana iri somo. Kandi rwose hari ikintu cy'ingenzi ari buze gukuramo. Uyu munsi turi buze kureba umwitozo nk'ibisanzwe uradufasha neza mu isomo ryacu, kandi turi buze kurebera hamwe agakuru kavuga ngo umuryango wa Buryohe. Kano gakuru kari buze gufasha abana kumenya gusoma rwose nibaza gukurikirana bitonze. Ubwo rero reka dutangire n'igihekane cyacu gishya tugezeho. Igihekane rya kigizwe n'ingombajwi ebyiri ra na ya. Icyo gihekane cyanditse inshuro ebyiri. Inshuro ya mbere cyanditse mu nyuguti nto. Inshuro ya kabiri cyanditse gitangiwe n'inyuguti nkuru. Terura amashusho arimo igihekane rya uyashyira ahabugenewe. Ibisobanuro by'ishusho ya mbere: hari intoryi ebyiri. Ibisobanuro by'ishusho ya kabiri: hari ukuguru k'umuntu. Ibisobanuro by'ishusho ya gatatu: hari isahani iriho ibiryo. Rwose ngira ngo tumaze kwibonera neza aya mashusho. None se ni iyihe shusho itwereka igihekane rya nk'uko turi kubibona hano imbere yacu? Mu ishusho y'intoryi turumvamo umugemo ryi bigaragaza igihekane rya. Ubwo rero nawe nimba ariko wagikora cyangwa se baza umwana uti ese muri aya mashusho ni hehe dusanga igihekane rya? Rwose nakubwira ko intoryi zirimo umuhe amanota rwose. Numubaza ibijyanye n'ukuguru k'umuntu, ishusho igaragaza ukuguru k'umuntu, rwose akakubwira yuko nta kirimo, nabwo umubwire ko ari umuhanga. Hanyuma rero ku ishusho irimo isahane irimo ibiryo, rwose nabwo nagikora uze kumushimira. Ibiryo harimo umugemo ryo kandi ugize igihekane rya. Tudatinze rero kuko tutifuza kuza gutinda cyane muri iyi video, tugiye kurebera hamwe imigemo igize igihekane rya. Imigemo igize igihekane rya harimo rya nk'uko turi kubibona hano imbere yacu, rya, ryu, rye, ryo ndetse na ryi. Ubu noneho tugiye kurebera hamwe urugero rw'amagambo arimo igihekane rya. Ijambo rya mbere turabona ijambo uburyohe. Uburyohe. Ijambo rya kabiri ry'umugabe. Ry'umugabe. Ijambo rya gatatu arye. Arye. Twibukiranye ko ayo magambo dusoma uko biri ni nako byandikwa. Irya kane riravuga ngo iryinyo. Iryinyo. Ijambo rya gatanu intoryi. Intoryi. Gatandatu umurya. Umurya. Karindwi iryera. Iryera. Hanyuma umunani umuryango. Umuryango. Tumaze kwibonera neza amagambo agera mu munani agize igihekane rya. Noneho tugiye kurebera hamwe urugero rw'interuro zirimo igihekane rya. Izo nteruro ngira ngo ziragaragara hano hasi, kandi rwose iya mbere ni ivuga ngo ry'umugabe arwaye iryinyo. Interuro ya kabiri ni ivuga ngo ararya ibiryo birimo intoryi. Ararya ibiryo birimo intoryi. Iyi nteruro ya mbere nayo tuyisubiyemo, ry'umugabe arwaye iryinyo. Hanyuma interuro ya nyuma, Karinamaryo yaryamiriye. Karinamaryo yaryamiriye. Ngira ngo tumaze kwibonera neza amagambo ndetse n'interuro bigize igihekane rya. Ese witeguye kongera kubisubiramo no kubifata neza? Icyo ni ikibazo ushobora kubaza umwana, wakumva atabyumva neza ugasubiza akavideo inyuma kugira ngo akomeze kubisobanukirwa. Reka noneho tudatinze twebwe dukomeze rwose dukurikire turebe umwitozo urimo igihekane rya. Umwitozo: terura amagambo arimo igihekane rya uyashyira ahabugenewe. Cyuzuzo: ry'umugabe, umuryango, uburyohe.
Rwose ngira ngo turumva neza yuko aya magambo tugiye kurebamo igihekane rya. Muri cyuzuzo ndakeka ko namwe mubona ko nta gihekane rya kirimo. Cyakora ry'umugabe turi kubonamo wa mugemo ryo. Mu ijambo umuryango naho rwose harimo igihekane rya. Hanyuma mu ijambo uburyohe naho rwose turaryumvamo. Ni ukuvuga ngo aya magambo ry'umugabe, umuryango, uburyohe rwose turumvamo igihekane rya. Reka noneho dukomeze tudatinze n'isomo ryacu tureba agakuru gakurikira. Hanyuma wa mwana cyangwa se niba ari hafi, niba hari undi muntu wifuza kumenya gusoma, rwose umufashe kugira ngo dukomeze tugendane. Tugiye kureba agakuru gakurikira hanyuma dukomeze tugendane. Soma agakuru gakurikira. Umuryango wa Buryohe. Ibisobanuro by'ishusho. Hari ivubi n'abana baryo batatu. Hari ibase irimo amasahani. Abana b'ivubi barimo koza amasahani. Ivubi Buryohe ryita ku muryango waryo. Ryatoje abana baryo kugirira isuku aho baba. Ryabatoje kugira umwete wo kwita ku bikoresho. Ryabatoje kandi kurira ibiryo ku bikoresho bisukuye. Iyo barangije kurya, basukura ibikoresho baririyeho. Ngira ngo kano gakuru tubashije kukumva neza. Reka wenda nongere ngasubizemo kugira ngo turusheho kukumva. Soma agakuru gakurikira. Umuryango wa Buryohe. Ibisobanuro by'ishusho. Hari ivubi n'abana baryo batatu. Hari ibase irimo amasahani. Abana b'ivubi barimo koza amasahani. Ivubi Buryohe ryita ku muryango waryo. Ryatoje abana baryo kugirira isuku aho baba. Ryabatoje kugira umwete wo kwita ku bikoresho. Ryabatoje kandi kurira ibiryo ku bikoresho bisukuye. Iyo barangije kurya, basukura ibikoresho baririyeho. Rwose kano gakuru twongeye kugasubiramo kandi rwose noneho kumvishwe neza. Reka noneho turebere hamwe ibibazo byakabajijweho. Umwitozo wa mbere turi kubona ko hariho ibibazo bitatu. Icya mbere kivuga ngo ni iki ivubi ryatoje abana baryo? Nk'uko turi kubibona twabonye ko ryabatoje kugirira isuku aho baba rwose. Ikibazo cya kabiri, ibikoresho abana ba Buryohe bariraho bimeze bite? Nk'uko twabibonye mu gakuru twabonye ko biba bisukuye. Ikibazo cya gatatu aricyo cya nyuma, turabona ngo ni iki umuryango wa Buryohe ukora urangije kurya? Rwose turabona ko basukura ibikoresho baririyeho. Rwose uramutse usubiye inyuma mu gakuru wahita ubona ko ibyo twakoze rwose ari ukuri. Ushobora kongera gusubiramo kano gakuru kugira ngo buri mwana arusheho kugasobanukirwa. Ubu noneho tugiye kurebera hamwe umwitozo wa kabiri. Uyu mwitozo uravuga ngo terura ibice by'amagambo bikurikira ubishyira ahabugenewe, ukore ijambo rikwiriye. Gu, igice cy'ijambo rya mbere dufite gu. Icya kabiri umu. Icya gatatu kuryo. Icya kane kurya. Icya gatanu icyo. Hanyuma amagambo dufite kuzurisha cyangwa se gukoresha harimo herwa, cyere, ryango, cyaha na mira. Aya magambo niyo tugiye gukoresha rwose. Muri uyu mwanya ubwo tugiye gufata gu, cyaha, turafata cyaha tuze twuzuze. Hanyuma baza umwana niba yiteguye gukoresha ijambo rya kabiri, kandi rwose naramuka avuze umuryango uhite umuha amanota.
Hanyuma ijambo rya gatatu, kuryo bijyana na herwa, tukavuga rero kuryoherwa. Hanyuma kurya tukongeraho mira, bikaba kuryamira. Hanyuma icyo tukongeraho cyere, bikaba icyokere. Ngira ngo tumaze guteranya ibice by'amagambo kugira ngo tubone ijambo ryuzuye rwose. Ubwo rero reka tudatinze turebe ya mirongo yo kunoza igaragaza neza igihekane cyacu. Kubera ko uyu munsi twari twavuze ko tutari buze gutinda, tugiye gusoma kano gakuru kugira ngo abana babashe kumenya gusoma. Iki ni igihekane rya gifatanya n'igihekane cyabanjije, kandi rwose bishobora gutuma abana babyibuka neza. Reka rero dukomeze dukurikire, ni iminota mikeya ntabwo turi butinde. Soma agakuru gakurikira. Uturimo twa cyusa. Ibisobanuro by'ishusho. Hari intebe. Hari ameza ariho amasahani. Hari abantu babiri. Umukobwa n'umuhungu. Umukobwa afite umweyo, arimo gukubura. Umuhungu afite igitambaro mu ntoki, arimo guhanagura ameza. Cyusa ntiyaryamiraga, yabyukaga mu gitondo cya kare. Yakoraga isuku aho baririye, akahasiga hakeye. Bukeye arwara iryinyo, riramurya, araryamira. Abyutse, asanga mushiki we Ryabera amukorera uturimo. Nawe afata agatambaro, ahanagura ameza. Ngira ngo muribonera neza kano gakuru ka Cyusa. Reka twongere tugasubiremo. Soma agakuru gakurikira. Uturimo twa Cyusa. Ibisobanuro by'ishusho. Hari intebe. Hari ameza ariho amasahani. Hari abantu babiri. Umukobwa n'umuhungu. Umukobwa afite umweyo, arimo gukubura. Umuhungu afite igitambaro mu ntoki, arimo guhanagura ameza. Cyusa ntiyaryamiraga, yabyukaga mu gitondo cya kare. Yakoraga isuku aho baririye, akahasiga hakeye. Bukeye arwara iryinyo, riramurya, araryamira. Abyutse, asanga mushiki we Ryabera amukorera uturimo. Nawe afata agatambaro, ahanagura ameza. Baza umwana isomo yakura muri aka gakuru. Ubu hoho nta bibazo byinshi turi buze kujyamo, ahubwo reka turebe kandi gakuru gatoya kajyanye n'igihekane twigeze kubona. Reka tugakurikirane. Soma agakuru gakurikira. Yatsinze isuzuma. Ibisobanuro by'ishusho. Hari icyumba cy'ishuri. Hari intebe. Hari ikibaho. Hari abanyeshuri 9. Abanyeshuri 8 baricaye, bafite impapuro mu ntoki ziriho amanota babonye. Undi munyeshuri ahagaze imbere yabo, nawe afite urupapuro ruriho amanota yabonye. Umwarimu w'igitsina gabo nawe ahagaze imbere yabo. Igitondo kimwe, Mutwarasibo yazindutse asukura mu rugo. Arangije, afata igikapu atwaramo ibikoresho bye. Ageze ku ishuri, ahabwa isuzuma ryo gusoma. Mutwarasibo arikorana umwete, yubahiriza amabwiriza. Abona amanota meza cyane, ishuri ryose ararirusha. Aha naho turibonera kano gakuru rwose gafite gahunda, gasobanutse, kagaragaza umwana watsinze isuzuma. Uyu mwana tubonye ko yitwaga Mutwarasibo. Reka wenda twongere tukumve, hanyuma abana baze kureba isomo bakura muri kano gakuru. Soma agakuru gakurikira. Yatsinze isuzuma. Ibisobanuro by'ishusho. Hari icyumba cy'ishuri. Hari intebe. Hari ikibaho. Hari abanyeshuri 9. Abanyeshuri 8 baricaye, bafite impapuro mu ntoki ziriho amanota babonye. Undi munyeshuri ahagaze imbere yabo, nawe afite urupapuro ruriho amanota yabonye. Umwarimu w'igitsina gabo nawe ahagaze imbere yabo. Igitondo kimwe, Mutwarasibo yazindutse asukura mu rugo. Arangije, afata igikapu atwaramo ibikoresho bye. Ageze ku ishuri, ahabwa isuzuma ryo gusoma. Mutwarasibo arikorana umwete, yubahiriza amabwiriza. Abona amanota meza cyane, ishuri ryose ararirusha. Rwose turibonera neza ukuntu tuno dukuru tuzagenda dufasha abana bacu kumenya gusoma nk'uko rwose baba babireba neza. Ubwo rero muri uyu mwanya rwose twavuga yuko
isomo ryacu rigarukiye ahangaha, naho ubutaha ku isomo rikurikira, kubera yuko nabwo tuzaba dukeneye kugira ibintu tumenya. Igihekane rya turagisuzumye neza ku buryo bwumvikana, kandi rwose niba hari ikibazo gishobora kubonerwa igisubizo, rwose mushobora kukibaza muri comment. Ubwo rero niba mutarakora subscribe, mukaba mwifuza yuko cyangwa se mukaba mubona aya masomo azakomeza kuba ingirakamaro, rwose mushobora kubikora kugira ngo aya masomo n'iry'ubutaha irikurikira ritazabacika.